Tubifuriza umunsi mwiza kuri wakoze subscribe. Ndashaka unize amasegonda make cyane urebe iyi video, urebe ibyiza byawe ufite, urebe ibyiza byawe utunze. Kwa ko najya kumbwira ngo amafaranga ngo se ngo kubikuza Pi network ngo nazibikuza gute, ngo Pi network ngo nayibona gute. Ahubwo ndashaka wicare wige urebe uburyo washyamo konti ya Nono Pi zawe ukawana zirotira ukoresheje konti yawe ajya kuri konti ya direct bitagoranye. My friend, ndashaka unize umwanya hano hantu murahareba neza. Tugiye kwinjiramo ahangaha muri map of Pi apps. Niho tugiye kwinjira, niturangiza twicecekere neza amaso yawe urebe neza. Ikintu cya mbere hano uniwinjiramo hano nago biri bukugore cyane. Urinjira muri ahangaha birasa gusa nka video nabakoreye ariko biratandukanye cyane. We tega amatwi urebe video neza. Urinjiramo aho ngaho winjiremo aha. Niturangiza hano murabona ko cyagiye bushize twinjiriye ahangaha muri MyMinet Hackathon 2025 ariko ntago ariho twinjirira uyu munsi. Urinjiramo ahangaha wandikamo pay what P. My friend, usacinge nurangiza baraguha. Uraza mbere y'ibintu byo nakuvuga ngo ndashaka ari wowe ubyikorera, ndashaka ari wowe umenya iki kintu ufite, ndashaka umenya ko iki kintu utunze. Uraza winjiremo aha hantu aha akantu ku kandi, ntugacikwe, ukurikire ibyo tukwigisha, tukwereke ubumenyi tugize ubona, tukwereke GCV ya nyayo, uburyo Pi mu kuvunjwa n'uburyo cryptocurrency zose kurikirana. Nta kindi, uraza winjiremo aho ngaho ukandemo urebe ibintu baguha. Noneho hano urahita uza wiyandikire hama opening aha ngaha muri open apps. My friend, izi zose ni abantu bajya bastakinga muri iyi nuza, ariko nago ndi bukubwire ibyo ndi bukubwiye gukora. Wihangane nubikora, wihangane utuze, wihangane urebe ikintu akantu ku kandi, kubera ko ubwawe bigufitiye akamaro kuruta uko wowe ubitekereza. Rero tubane nawe tugendane neza mu gihe urimo kureba ino video. Twagiye tugiye muri open apps, tukandeho bavuga amategeko n'amabwiriza, tukande kuri open apps twinjiremo ahangaha. My friend, ko mutagiye guseka, ndimutangire guseka. My friend, mwarabwiye ngo umuntu wese waguseta kubwira ngo Pi ngo warasaze ngo kumayininga Pi, uzamubwiye ni my friend, nago wowe utekereza icyo kintu uzakimubwiye mubwiye ati ntago uteke. Umuntu wese wagusetse akubwira ko Pi network nta kintu imaze, my friend, rebe ikosa utari bukore wowe. Aha hantu handitse connected wallet P, ntuhakore uhihorere, sibyo? Ntuhakore uhihorere. Hanyuma ahangaha reba balance ya GCV. My friend, P query GCV global consensus value. My friend, nababwiye ngo ahangaha, ese uriteguye kuba umukire? Ese witeguye kumva ko ibyo ufite bigufitiye akamaro? Ese witeguye kubwira ngo ibi bintu tukwereka umunsi ku wundi araho byakuvana naho byakugeza? Iyi ni balance, my friend, ufite yawe, ntago ari balance y'undi muntu, sibyo? Ni balance ufite yawe, ibihumbi 421 n'amafaranga 52 y'idolari. Aya mafaranga na yawe. Tise amafaranga umunsi wawe connected ahangaha wabikoze wayakura he? Aya mafaranga nishe kuyango kara yawe, unashatse urayahidinga ukayabura. Wayibonye? Wanarangiza ukayagaruraho ubirebe neza. My sweetheart, my friend, inshuti zanjye, noneho teka ibyo ngibyo si ibyo ngishaka kukwereka. Ahangaha tujye hano hepfo, hano handitse send. Turakoraho nta kibazo, sibyo? Send ahangaha ni username yawe washyiramo.
ni UP, ahangaha ni P, wakwandikamo ukandikamo address yawe ya payi. Hano washobora gushyiramo wallet yawe, hano ushobora gushyiramo mobile telefone yawe, sibyo? Ahangaha ukamashyiramo akadi yawe. Urugero ushobora gushyiramo iki ko account yawe, wangiza hano ukahita wandikaho wenda urugero watamo ngo 1 2 3 4 5. Izi ni code yawe, iyi ni konti yawe ya banke, ni urugero iyi ni konti yawe ya banke. Wangiza hano hasi ukandikaho iki, ukandikaho ati ndashaka kohereza kuri konti yanjye wenda payi amount amafaranga ahwanye na payi izi nizi, cyangwa se $50 by'idolari cyangwa $500 uko ubitekereza. Wangiza ukora send card, amafaranga atajya hehe kuri card, cyangwa se ukavuga ati amafaranga ashaka kuri telefone mobile money, amafaranga kwa ugakanda telefone na amount ushaka kohereza, wallet tuzifata umukazi kuri wallet, cyangwa ukavuga ati ngewe ndashaka muzishyire kuri P address yanjye ya wallet, P wallet address yanjye, ungashyama P. Ariko mbona ko byose ibintu byose bisobanutse bihari. Twagiye hano hari ubwo twari turi hehe, twari turi kuri send. Mbereka uburyo ikoramo. Ubwo reka tuve no kuri send, no twinjire kuri received, sibyo? Received naho twinjire dukandemo turebe. Received rero nakira kwa ngo Pcoin GCV you have received QR code, ukoza ko payi imwe ibarirwa mu mafaranga $314,959 by'idolari. Ku bantu badafite mu mutwe mwabaginga mwe bavuze ngo na payi ngo nakizatumarira, mwicare mwige murebe ahangaha abaginga man. Umuntu agusetse muri bino bintu umuginga, umuntu utazi yave yaje. Ahangaha ubwo twari dusotsemo ahangaha, twatuvuyemo ahangaha, reka twigiremo ahangaha. Ahangaha rero ahangaha no gusikaninga QR code mu gihe ugenze gute ugiye kwishyura. Reka naho dukandemo turebe, sibyo? Baguha QR code ahangaha ukana ku mafoto pakugafotora ikintu ugiye gukora icyo ari cyo, ariko si ngombwa kubyinjiramo cyane. Katuyisubirire inyuma twirebere uko ibintu bikorwa. Aha ubwo twari tuvuye kuri QR code. Ubwo reka twizire ahanga pay card mubire. Nababwiye ngo mwebwe nta mwanya wo guta, nta gice dugupfa. Twinjiremo turebe naho. Ahangaha naho bakubwiye ngo urebe nga market payment card Pcoin UP two kwikoraho. Naba manchati bagize nyine ubuye kuye twiyaga kuri card number wonye kwigarutse pay what card, ibintu wakwishyura amount wakwishyura washyira kuri card, cyangwa se ukaya ngo Pcoin urishyura muri coin ariko urabarirwa muri GCV. My friend murebe neza, urabarirwa muri GCV. Ibyo ukora byose ubibare muri GCV. Pcoin ubibare muri GCV. Nago bano banarinjije mw'abantu mwe turababwira ati ibi bintu mutuze mukanga kubyumva. Reka noneho murabona aha hantu hano wakwishyura muri coffee shop payment, P mining reward, USDT P exchanger. Dore mayibona ahangaha mugira ngo umuntu ababwire gute, abereka iki, abereka ibintu birenze ibi gute koko. Reba ahangaha payment method, uburyo bwo kwishyurwamo na mabanki na wallet na Mastercard. Ariko Mastercard witonde aha hantu kuri Mastercard ntabwo ari card yari yose ugomba kuba ufite. Ubu tuvugana hari card zabugenewe, hari card ziri Mastercard zikora zi international mu bihugu byinshi, mu bihugu ku isi yose. Ubu kuri Dubai ukabikura, mu Rwanda ukabikura. Rero ndashaka kubereka ibi bintu payment QR code, card, digital wallet, net banking,
ibyo bintu mugomba kubikurikirana neza, mutuze, ibintu birahari, mureke tubyaze umusaruro my friend. Rero reka mbereke akantu kanyuma nshaka kubereka ahangaha tunasoza ikiganiro, ngira ngo mbereke ko ibyo abantu bibwira ko atari byo, mbereke ko ibintu bishoboka cyane, kubera ko mwihangane gato aka nagatamune ndi ushaka kuza gukoraho mukarebe, muza kukareberaho mwese, turebe uburyo bino bintu bikorwa. Aha, aka kantu ngiye kukwereka dusoza ikiganiro, mu kiganiro kigira iminota 11 nta kibazo, ariko byibuza umenye ukuri kw'ibintu bihari. Urabona hano hantu handitse ngo live market, live market. Aha hantu uko ibihugu, uko isi igiye kuyoborwa muri cryptocurrency ni uku nguku, nuko bikurikiranye, ibindi bize nyuma. Ukandeho bata bakubwira ngo crypto zihari zemewe, si uko zitemewe, ariko uko crypto ziyoboye isi nuko. P first one ku mwanya wa mbere 314,159 by'idolari plus 245 GCV price. Wabyumvise neza? Kabiri akaza Bitcoin ayo BTC 13,113,998 price. Akazaho Ethereum, akazaho Ethereum, Ethereum dore ngiyi ku 4,181 by'idolari, nabo urabona ko ni coin ya gatatu ku isi. Akaza XRP ku $2 y'ibicuruzwa, sorry, XRP. Akaza BNB ku $121,15. Akaza Solana ku $210, ariko harimo n'izindi, harimo akazamo Dogi. Dogi nayo muyitege, ishobora kuzamuka any time ikajya kwenda igafata izi zose, cyangwa ifata n'izi, byose birashoboka. Rero wowe subscribe uri umuntu w'umugabo, Imana igumugisha. Kwigo TV 6 turabakunda kandi turabakiriye, ntiza amatwi urebe ikiganiro kirakubaka kandi ikiza. Imana igumugisha uharoga.